mukecuru Suzana mu kiganiro cy'abarwayi cy'uyu munsi reka kwiheba ugihumeka kuri radiyo Mariya Rwanda. Mukecuru Suzana mbibutse ko atuye muri paruwasi ya Masaka, ni muri santarari ya Masaka, tukaba by'umwihariko turi aha ngaha ku Ruyaga. Hanyuma mukecuru turagira ngo utubwire muri make ubu burwayi bwawe bwihanganamo gute? yewe uburwayi bwanjye ni ubwa kera, ni ubwa kera. Nafashwe mu 2000 ngo niba ari na kane, ngo na kane simbizi, nuko amakarita ntateguye kugira ngo mbemereho. Ubwo rero ubwo burwayi mu mutwe hajemo utuntu tuduhushi nk'utw'abana, noneho ubwo umusatsi ugapfuka hakazazamo akabyimba, noneho ubwo akabyimba. Ariko iryo joro nk'ejo kari bumeneke nk'iri joro hagira ngo ikintu kirapfumura umutwe rwose gisohoke, numva bindi kure. Nuko noneho nibwo bikomeje gutyo, amaso abaraje gutyo. Imbere y'intambara ubwo burwayi bwaje, imbere y'intambara kandi hashize iminsi. Nuko ubwo rero bakavuga ngo ni imitsi, ngo irasira mu maso, ngo nicyo gitumye uhora urwaye umutwe. Yewe baranyotse, nuko nokejwe n'abantu batatu. Nuko byanga uwa kabiri yanyokeje turi mu ruhungo, umutwe wanzonze rwose. Nuko birakomeza gutyo. Noneho izindi ndwara ziziramo z'imitsi, noneho n'igifu kizamo, ntuzana n'umuvuduko na sima, biba binteraniyeho gutyo. Nyuma y'intambara sima nibwo yagaragaye neza rwose ko ariyo. Naho mbere y'intambara nararyamaga nkasa nka nyirahuku yayindi ifirira, hari ubwo ifirira, noneho ubwo yageraho ikirorerera. Ubwo rero njyewe nabyumvaga ndyamye, ubwo ni bwa mbere. Ariko nyuma y'intambara nibwo byankomeranye. Nuko ubwo nkajya njya kwivuza, ati harimo n'umuvuduko, nkajya njya kwivuza, bukeye aho abashinwa baziye. Nanone mbese amaso yewe mbere nabanje n'i Kigali ahubwo. Nuko ubwo banyandikira amarinete. Nuko ubwo birakomeza, noneho ubwo ngiye i Kanombe babaga rimwe. Noneho ubwo igihe tugiye amaso, noneho igihe tugiye mu gitondo kwipfukuza, nubwo abandi barareba, noneho bihama kwa kundi, njyewe mpfukuye bihama kwa kundi utabona. Nuko noneho nibwo bikomeje gutyo. Noneho bati uzajya i Kabgayi. Noneho rero njye i Kabgayi ubwo nivurijeho imyaka 2, ariko n'i Kanombe nivujeho imyaka yaba nk'itanu. Nuko uvuye hano ujya i Kanombe? Oya, ubwo mbere i Kanombe nasubiye inyuma, ubwo nabanje i Kanombe, ubwo babaga rimwe. Ariko rero muri iyo myaka yose bamaga nk'umuti, noneho bakavuga ngo amashaza ntarakura, bakampa igihe, nkamara nk'amezi 2, nkamara nk'ukwezi se, bigaterwa n'uko bambonye. Nuko ubwo rero i Kanombe nibwo bambaje, nibwo kiriya ndagumya ndivuza, ariko n'umuvuduko yewe. Nuko ubwo ndagumya ndivuza, na nyuma y'intambara nibwo nagiye n'i Kabgayi nyine, barampima. Noneho ubwo bampa ukwezi kugira ngo bampa imiti, kugira ngo mare ukwezi bazabone kubaga. Nuko barongera babaga ibindi, babaza irindi. Nuko nanone nk'ejo bapfukuye nyumira kwa kundi. Nuko ubwo rero mbese igihe wazaga, igihe twari hariya waragendaga nkakubona, ariko uretse ko
ntabonye isura yawe. Nuko baranambwiye bati aratumbagira. Aho utahiye ariko ese mwabaye mwambwiye nkamubaza icyabimuteye, nuko wenda yanyumva nabi, ariko rero ndikubaza burya ni byiza. Rero nk'umuntu akutse amenyo nayakuwe n'iseru, ariko kugira ngo nyine nzakire ni Imana rwose. ni ukuvuga ngo y'amaso yose baje kuyabaga nuko bikomeza gutyo. Nanone ubwo nyuma yaho nanone barongeye irindi barisubiramo i Kabgayi, bihama kwa kundi, kandi simbone ko mpumye, ahubwo rwose byaje buhoro 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 buhoro, nuko ba bandi bagenzi bawe baheruka ubwo nabonaga byadadiye, ariko simenye isura ye, ariko nkabona ko ari umuntu uhagaze, ariko simenye ko sinsobanure mbese uko asa. N'undi bazanye niba ngo muzigabanga, ndamuramutsa numva aranyuzuye, numva ni umugabo rwose numva aranyuzuye. Nuko sinzi ko rero iyo nkawunyerezaga ibyiza ni ukureba nko hasi, nawe rero nagize ngo murebe numva ari hejuru cyane, nuko ariko